jamunda amarira ndirimba nagara yo mu migani amarira ndirimba nayideshimo ibyo nkorera mana sinzi uko nabisobanura ibyo nkorera byose birenze urugero amashimwe mu mutima. Urumva ko rero we are loving hearts, we choose to act for better life. turabasuje nanone abakurikira gahunda zitandukanye live ni arts igende bagezaho umunsi ku wundi nkuko bisanzwe rero ni nkuko slogan ibivuga we act for a better life. Uyu munsi wa none rero live ni arts yasuye centre y'urubyiruko ya Kamonyi. Twasanze rero hari abakobwa twasanze bafite impano, reka tubanze tubasuhuze. Tumeze neza. Witwa Emelyne. Wowe? Ilarine. Ilarine muri impanga? Oya. Ninjye mukuru. Muravuka? Yego. Okay. Emelyne na Ilarine. Uyu munsi hari competition yari yabereye hano muri bamwe mu bayitabiriye. Competition muri rusange reka mbanze mbabaze wenda mwayimenye mute mujya kumva amarushanwa ya live ni arts Inkingi Talent Competition mwayumvise mwabyumviye he? By'umwihariko hari bamwe mu bantu bari kuyitegura bitwa Emelyne umuryango utegamiye kuri leta, natwe tubarizwamo. Rero tukimara kubona iyo link twahise twumva ko biri ngombwa ko natwe twayitabira. Hanyuma ese mwabonye itangazo cyangwa se Emelyne niyo yabibamenyesheje? Emelyne yarabiteguye, bakimara kubitegura natwe batubwira ko dushobora kuza kubyinjiramo nkuko bari batuzi kandi natwe tubabarizwamo. Okay, hanyuma mugenzi wawe nawe nagiye kinatubwira nawe se mwabyumviye hamwe mwari kumwe? Yego, kuko turi abavandimwe tuba turi kumwe twabyumvise. Muba muri Emelyne? Yego. Hanyuma competition rero mwaje muri competition mwaririmbye, umwe nabonye afite n'impano yo kwatinga. Muri rusange mwayibonye gute competition? Competition ikintu cyagaragaye cyo nuko hari abana benshi bafite impano. Byari byiza kuko hari igihe umuntu afite impano ariko akaburana igaragariza, ariko ikintu twabonyemo nuko bino byafasha urubyiruko kugira ngo tubashe kwisanga ndetse no kwisanzura muri public. Nkatwe tuba dufite impano yo kuririmba, byadufasha cyane kuko tuba tugomba kuzanaririmba n'ahandi hantu hagiye hatandukanye mu bantu benshi. Rero bino bintu bifasha abantu kumenyerana n'abandi ndetse no kumenyerana na public muri rusange. Murakoze. Mugenzi wawe niko byumva? Nanjye niko mbyumva cyane. Hanyuma wenda reka tunyurizeho abantu bashaka ko batari bari mu irushanwa ariko mutunyurizeho talent mwerekanye. Tugiye kureba iyo ari akakanya twagiye. Amarira yanjye atemba ajya munda, amarira yanjye ndirimba nagara yo mu migani, amarira ndirimba nayideshimo ibyo nkorera mana sinzi uko nabisobanura ibyo nkorera byose birenze urugero amashimwe mu mutima. Urumva ko rero bafite impano. Hanyuma dusoza tugana ku musozo, ni iki mwabwira abantu bateguye irushanwa yaba Emelyne yaba live ni arts n'abandi bafatanya ibikorwa muri rusange bagize uruhare kugira ngo irushanwa ribashe kubageraho? Ikintu numva ngiye nababwira ndi kumwe na mugenzi wanjye twabwira bagakomerezaho. Ibi bintu ni byiza kandi birazamura benshi. Hari abana bajya bashaka kuzamuka cyangwa se urubyiruko muri rusange ariko ugasanga bazamuwe n'abantu babagamije izindi nyungu.
rero iyo bigenze gutya hakabamo abafatanyabikorwa ibintu biciye mu mucyo usanga abantu bazamutse kandi mu buryo bwiza. Icyo nababwira rero bakomerezaho bazamura impano z'abanyarwanda n'abanyarwandakazi kandi nzi neza ko ibi bintu bizavamo ibindi bintu bidasanzwe. Murakoze. Nta kintu narenzeho, nanjye ndabashimiye, murakoze. Okay, narivuze ko nari nsoje ariko hari akantu gato nibagiye kubabaza ku bigendanye n'insanganyamatsiko mwahawe uyu munsi, cyane cyane zifite aho zihuriye n'urubyiruko. Mwebwe iyabakoze ku mutima mwumva no mubona no muri societe hano hanze ni nk'iyi muri topic zose bagiye batanga? Ya hari topic numvisemo cyane ijyanye n'ibintu by'ibiyobyabwenge. Urabona mu rubyiruko bireze cyane, ndetse n'ibintu byo gutwara amada. Buriya wanyweye inzoga hari igihe birangira wanatwaye n'indawa, wakoze ibintu byinshi bitandukanye. Ikindi ku kintu kijyanye n'ibyo biyobyabwenge, iyo uzamuka uri nk'umuhanzi ukajya mu bintu by'ibiyobyabwenge nanone birakwangiriza, ugasanga discipline yawe ibaye hasi, kandi ikintu cyose wakora kitarimo discipline kiba gipfuye. Rero nifuzaga ko umuntu wese waba unyumva ari urubyiruko, waba uri ku biyobyabwenge yabireka, waba ntabyo yagiyeho akirinda no kubirarikira kuko nta cyiza cyabyo. Murakoze. We nta sije runaka ubona yagukoze ku mutima? Si ukunkora ku mutima, ahubwo ni ibintu bisanzwe mbona mu rubyiruko. Ikintu nababwira gihangayikishije abantu benshi, ababyeyi ndetse n'urubyiruko, cyane cyane ku bana b'abakobwa, ni ugutwara inda. Iyo umukobwa atwaye inda akiri mutoya atarageza igihe, bimuviramo gucikirije amashuri ndetse no kugira ubuzima bubi kuri we ndetse n'umwana we azabyara. So ikintu nabagiraho inama, mwirinde abantu babasuka, ndetse mwirinde kujya mu mico mibi yabageza kuri ibyo bintu. Muri iyo mico mibi harimo n'ibyo biyobyabwenge yavugaga, mwirinde ikintu cyatuma mujya muri iyo mico mibi yabangiriza ubuzima bwanyu bw'ahazaza. Murakoze. Okay, reka tubashimire rero. Harya amazina mutwibutsa amazina undi dusoza. Amazina ni Emelyne na Ilarine. Bizangora kuyafata. Murakoze cyane. We are for a better life.